guhera muri uyu mwaka mu mujyi wa Kigali ntabwo bazongera kwinjira bisi itarikoresha amashanyarazi gusa. Mu gihe bisi isanzwe ikoresha mazutu ishobora kubera nk'ibihumbi 180 ku munsi, bisi y'amashanyarazi ikoresha ibihumbi 40 ku munsi. Guverinoma y'u Rwanda ifatanyije n'umujyi wa Kigali byamaze gutangaza ko umwaka wa 2026 nta modoka n'imwe itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ikoresha mazutu cyangwa se essence izongera kwinjira mu mujyi wa Kigali, ahubwo hazajya hakoreshwa imodoka zikoresha amashanyarazi gusa. Ibi yabitangaje binyuze mu muyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel, aho yavuze ko Guverinoma y'u Rwanda yifuza ko umwaka utaha imodoka zose zinjira mu mujyi wa Kigali zitwara abantu muri rusange zigomba kuba zikoresha amashanyarazi, nta n'imwe ikoresha mazutu igomba kuba irangwa mu mujyi wa Kigali. Ibi kandi yabitangaje nyuma y'uko kampani ya Virunga itwara abantu Kigali Musanze yamaze kuzana bisi nshyashya ziva mu mujyi wa Kigali zerekeza mu karere ka Musanze zikoresha amashanyarazi. Abaturage bamwe bamaze kwishimira izi modoka kubera ko ni imodoka zitanukamo essence, ni imodoka zihuta, akaba ari imodoka zirondereza ibidukikije kandi zikaba zidahenda cyane mu bijyanye n'ubwikorezi. Ibi kandi umuyobozi w'umujyi wa Kigali yagiye bigarukaho avuga ko ku munsi imodoka ikoresha mazutu igomba kuba byibura yakonsoma mazutu y'amafaranga asaga 180 y'amanyarwanda, nyamara izi bisi z'amashanyarazi ikaba yakonsoma umuriro 40 byonyine ku munsi. Ibi rero yabitangaje agaragaza ko ni mu buryo bwo kwihutisha iterambere ry'umujyi wa Kigali muri rusange, agaragaza ko umwaka utaha imodoka yose iri muri Kigali itwara abantu mu buryo bwa rusange igomba kuba ari imodoka y'amashanyarazi. Guhera muri uyu mwaka mu mujyi wa Kigali ntabwo bazongera kwinjira bisi itarikoresha amashanyarazi gusa. Mu gihe bisi isanzwe ikoresha mazutu ishobora kubera nk'ibihumbi 180 ku munsi, bisi y'amashanyarazi ikoresha ibihumbi 40 ku munsi. Twifuza ko umuturage wo mu mujyi wa Kigali ugeze ku cyapa atamara iminota irenze 3 atarabona bisi mutwara. Imodoka zigabanuka mu muhanda, abantu bagende bicaye neza kandi ku kiguzi kizima. Mu mpera z'uyu mwaka umushinga wo kuvugurura igare ya Nyabugogo ugomba kuba watangiye kugira ngo ujyanishwe no kuba havugururwa umujyi wa Kigali. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel akomeza agaruka ko iyi gare nayo igomba kuba yavugururwa. Dufite umushinga wo kubaka gare ya Nyabugogo, guhera muri uyu mwaka tuzatangira dushobora kuzagera mu kwa 12 mubona gare yavuyeho, twubaka indi gare y'icyerekezo ahantu murazajya gutera kamera nk'umuntu mu kibuga cy'indege. Harimo ahantu ho gucuruzamo igeretse ku buryo uhagera ukumva ari ahantu hari comfortable. Kugeza uyu munsi ariko ngo biracyagoye kubera ko bisi ziri mu Rwanda zikoresha amashanyarazi izo ziracyari nkeya cyane. Kugeza uyu munsi kuvuga ko ku mwaka wa 2026 izi bisi zaba ziri gukoreshwa mu gihugu zonyine mu mujyi wa Kigali bisa nkaho bigoye kubera ko ziracyari nkeya ku isoko. Ni mu gihe umuyobozi wa Basigo, sosiyete ishinzwe kuba yatanga zino bisi zikoresha amashanyarazi, avuga ko zikiri nkeya koko, ko ari ikibazo gihari kandi kigaragara, ariko bari gukora uko bashoboye kugira ngo bibe byagenda neza. Aho yasangaje ko barifuza ko umwaka utaba batanze bisi zisaga 200 zo kuba zakikorera abantu zikoresha amashanyarazi. Ibi ngibi bikazafasha mu igabanuka ry'igiciro mu gihe cy'ubwikorezi ku bintu ndetse n'abantu, kubera ko igiciro cyakoreshwaga ku buryo bwa essence kizaba cyagabanutseho kenshi cyane. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali kandi yavuze ko mu buryo bwo kuvugurura ino gare Banki y'Isi yatanze inkunga ya miliyoni zisaga 100 z'amadolari. Aya ngaya akaba angana na miliyari 150 z'amafaranga y'u Rwanda, azifashisha kuba havugururwa ino gare Nyabugogo maze ikagererwa gare mpuzamahanga izajya yakira abagenzi benshi kurusha abo yakiraga ubu ngubu. Mu gihe rero ibi ngibi byabigezweho, umwaka utaha hari serivisi nyinshi abaturage bajya babonera muri bisi bataboneraga ahandi, harimo nko kuba accessinga internet y'ubuntu kubera ko izi ni bisi zikungahaye kuri internet kandi yihuta ya 4G, kuba bagenda bacaginga mu gihe nta muriro urimo telefone cyangwa se mu bindi bikoresho bafite by'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga, kuba kandi abaturage baba bicaye neza, kuba bari mu kinyabiziga kidafite inuko ya essence ndetse na mazutu. Ibi ni serivisi nziza bagenda babona hikoresherejwe ino bisi y'ikoranabuhanga. Ikindi kandi mu buryo bwo kubwira shoferi ko wagezeyo aho ugiye, nta mpamvu yo guhamagara kubera ko ifitemo buto mo imbere ukanda maze ukaba wamenyesha shoferi ko ushaka kuva muri no modoka agahagarara maze ukaba wakomeza. Ibi rero ndetse n'indi mishinga ni ibintu byinshi bigomba kuba byagezweho mu mwaka wa 2026, cyane cyane ko Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko mu mwaka wa 2026 umujyi wa Kigali ugomba kuba
wubatswemo ibintu bigiye bitandukanye, harimo kuba hakoreshejwe ingendo zo mu kirere, twa tumodoka tugendera ku masinga mu kirere, ya mihanda igeretseho mu kirere, ndetse harimo no kuvugura n'igare ya Nyabugogo nk'uko umuyobozi w'umujyi wa Kigali agenda abitangaza. Ibi byose n'ibigenda birushaho kuba byateza imbere umujyi wa Kigali. Ibi kandi biraza guhuzwa n'amazu meza ndetse n'imiturire myiza, byose bigenda birushaho kugezwa ku banyarwanda bose bagenda ndetse n'abasura umujyi wa Kigali. Reka tuvuge ngo reka duhinira ahangaha iyi nkuru, wibuke gukanda like na subscribe kugira ngo uzajye umenya andi makuru agiye atandukanye tubagezaho. Jye mwari kumwe kuri mikoro, nitwa Egide.